kumwe n'umumarayika umumarayongo mu minsi wa danje umeze neza cyane. Ariko mbere yuko mbanza kuvuga byanga muhereza microphone nigeze kumusanga Abanyarwanda Delphine aracyari ku isoko. Oya nakari ku isoko narimbyishe. Ari ku isoko kuko n'umwari wa ADPR. Wamubwira nimero ndaza kuzipininga muri comment muzazisangamo. Gusa ukuntu byagenze nkayambara. Dore ukuntu byagenze. Arimo yigendera avuga ati ndagiye ariko ndanyura hano. Tujya bakubwiye ko tayari sani ndagaruka nta n'undi muntu wemerewe kuhakareba. Iryo ni ryo banga rya mbere. Icyo gihe rero unyeretse ko ibisanzwe ni Dodose n'umwanya wanyu muramuzi. Ako dufite TikTok mani? Yes, ufite TikTok amazina ni Dodose Kigali Rwanda. Kigali Rwanda. Banyarwanda mujye umukunda Gilbert TV mujye kuri TikTok ya Dodose. Hariya boni magana ngaye. Ni Dodose Kigali Rwanda. Kigali Rwanda mu following azamuke dore mu minsi mikeya turaba tunabahaye na channel iturutse kuri TikTok following banyarwanda ndabingenze. Hano ndi kumwe n'umumarayika umumarayongo mu minsi wa danje umeze neza cyane. Ariko mbere yuko mbanza kuvuga byanga muhereza microphone nigeze kumusanga ahantu twatugeze ngo tubanze tumumahereze abibwire abasuhuze muri make. Dore nguyu hano kabisa. Amakuru yawe? amakuru yanjye ni meza. Umeze neza? Ibwira abanyarwanda kuri TV Gilbert ibwira abanyarwanda. amazina yanjye yitwa Delphine Uwingabire nk'uko mubizi. YouTube channel Delphine Official. Na TikTok ndumva Delphine Official. Nta cyahindutse. Urabona ko ndo mwade peri wuzuye. Ya none se bwade peri byanditse mu gahanga. Biratandukanye bitandukaniye hehe? Bituma itandukaniro cyo umwade peri n'utari umwade peri. Umwade peri basiga babirebera kuri imyenda miremire baba bambaye nkaho kera twabyitaga ngo rumbiya. Rumbiya. Reka nyigaragaza iyo rumbiya neza abanyarwanda ngo ni umwade peri. Dukomeze Delphine amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Ariko ngo ntago kiduha indirimbo wabivuyemo. Indirimbo muri no mezi ndimo ndazitegura indirimbo zirahari. Cyangwa yagiye mu urukundo rutuma utadusohora indirimbo. Byanashoboka ariko zigiye kuza muri zirinde. Izi mpano zivuyeho none muri hip hop. Oya impamvu ari naririmbiye umukunzi. Ayo se ni Gilbert TV wazandirimbiye. Ase ni ngongara. N'umufana wa muririmbye. Umufana ariko nagiye kukutaka mu rukundo ngo numve ko Oya none se kuki wabonye hip hop yo kuririmbira undi kuki utabone yo kundirimbira ngewe? Bisaba kubitegura. Ese ubona Gilbert tugiye mu rukundo naba ndi mubi? Ntabwo waburi mubi ariko bisaba kubitegura nyine. Dodose urimo urabyumva utako kantu ashyize. Ikintu ndi kumva mwaho ngaho harimo tena harimo akantu nyine ashobora kubitegura agomba kubanza akabitegura. Kuki yumva ko yabanza akajya kubitegura? Ese wowe bari bari kumwe? Yarabiteguye bimeze bite? Ntatubwira aho ngaho. Bisaba kubitegura ukabiha umwanya ukareba umusore ugahura n'umusore wenda ariko tugenda muri mu mihanda nko tujye nko gusenga. Uraba tubonera ngiyo tugiye gutura se cyangwa turi guhimbaza. Uri abasore bari muri aya ariko ngo urira mwana urira bamupofoka buriya atwara nka namba ziwe. Rero twagurutse tugiye gutura niko batureba cyangwa se iyo tugiye kwivuga mu rusengero twabaye abashyitsi. Ahenshi nibwo umuntu apofoka undi cyo bita ngo kumukunda. Aho niho batureba. None se uko nagukunze utagiye gusenga nakoze ikosa? Araho mbonye ukankunsha ko arambonye kuri YouTube. Cyane rwose nakubonye kuri YouTube ndagukunda kuri Delphine Official ariko ikintu cyambabaje nuko utigeze ongera gusohora. Bigiye gutuma nkwanga rwose. Banyarwanda namwe mu byumve ngiye kumwanga yanze gusohora. Aho ngaho uzabimbwira neza mu gikari nanga ari ngombwa ngo bijye public cyane. Okay, noneho banyarwandakazi ni Delphine Official nkuko bisanzwe ni wa muhanzi wacu tumenyereye muri gospel ariko uyu munsi noneho aciye kudukora ikiganiro n'akasamutwe. Ngarifuza yuko u Rwanda rwahindura itegeko
muri iryo tegeko hakazamo itegeko ry'uko umusore n'umukobwa rikwiye kujya ribahana, ariko njye uko mbyumva ndumva ahubwo iryo tegeko ritowe bajya babajyanira rimwe bere kuvuga ngo barajyana umuhungu cyangwa umukobwa. Delphi duhe story yawe. Story yanjye rero ni ndende cyane Gilbert, kuko njye nakunze umuhungu nawe anyereka ko anyitayeho, bigeraho njye numva ko hajya impeta bayita ngo ntago mbizi kuko ntago nigeze nyambara. iyi nanjye nigeze kwibona bayita fiyansaye. Nigeze kwibona ni fiyansaye. Mbese Delphi wakwicyo utanumisha yakada tuba tugira ngo turuhuke mu bwonko. ni ukwishimisha. Banyarwanda, Delphine aracyari ku isoko. Oya ntakari ku isoko, narimbyishe ari ku isoko kuko ni umwari wa ADPR. Wamubwira nimero ndaza kuzipininga muri komenti muzazisangamo. Gusa ukuntu byagenze nkayambara, dore ukuntu byagenze. Nakunze umusore ngerageza kubimubwira ngo nabimwereka, buriya abakobwa tugira ukuntu tubitwereka, tutabibonye turakwihorera. Ngerageza aho numva namubonye no mu muhanda baningenya mu isoko, ndemera ndazigura ari ebyiri, ndavuga ni tayari aho tuzahurira hose, kugira ngo njye nicwe n'urukundo, umuntu bamutegura kubera urukundo, aho nzamusanga hose nzamutungurane, yego ntayimwambika cyangwa se nkajijisha nk'umukobwa nkaba nazimuhereza nkareba ko yagira ubwenge bwo kuyinyambika. Buriya tugira ubwenge bwinshi cyane tunyuzamo abandi akantu. So ubwo rero byarangoye cyane kugira ngo nyiyambike, nagira ngo ndebe ko namwibagirwamo gakeya, nishime mu cyimbo cy'uko we adahari, mbese mbifata nkaho nubwo adahari kandi ariwe nari naziguriye, nagira ngo ayinyambike. Aho ngaho barimo ngira ngo numve ko naba ntujemo gakeya, aho kugira ngo nyemperanwe n'agahinda yansigiye. Afazari yameta nayambara kugira ngo nduke mu bwonko. Dodo wose wowe urabyumva ute? Umukobwa aramutse ashaka kugutungura ngo kwambika impeta, ashaka kuntungura ngo anyambike impeta, surprise. yasanzwe dukundana, yego ndabyumva. Nese Dodo, nk'ubu ngubu turamutse dure mu muhanda, Yego nkahita nkukubitira ivi, sibyo? Ndi sheri wawe nyine ni urugero. Banyarwanda mutumva ko Gilbert TV ndi kwa oya, uri kumva? Noneho namara kuyigukubitira wowe ukabyanga, wamubaniye wa mukobwa? Ntabwo naba mubaniye, ariko ikintu kiri hagati aho ngaho, ushobora kuza umfukamira utazi ko mfite undi inyuma yanjye. None se reka, niyo mpamvu ntahita nemera ko wakantereye ivi kandi nzi ko mfite uwo nihebeye inyuma mu gikari. None se Delphi, ikibazo cy'amatsiko ku rukundo rwawe, wari approve yuko uwo muntu ushaka guha fiyansayi ari wowe wenyine? Yego, kuko yarabinyerekaga. Yabikwerekaga gute? Buriya nabikubwiramo rero, urugero nshobora kuba nibana ndi mu rugo njyenyine, buri muntu akubwira ati akazi wawe arimo yigendera, avuga ati ndagiye ariko ndanyura hano, tujya bakubwiye ko tayari saa n'isaha ndagaruka, nta n'undi muntu wemerewe kuhakareba. Iryo ni ryo banga rya mbere rero. Icyo gihe rero unyeretse ko ari nese bangaye babwira abakobwa ati tayari ndi bwaze kukureba, ntabwo ari buri wese, ntabwo ariko yagira ubwo bwenge bwo kubivuga, ahubwo abivuga bitewe n'ikimurimo we yishyizemo, kuko abahungu mugira ibanga, ntabwo mujya mukunda kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose, muvuga ikintu ari uko kibarimo, ariko nyine harimo abagira uburyarya, ntabwo ari bose rero. Dodo urimo urabyumva ute? Yego, ntabwo twese abasore twese turi shyashya, ntabwo turi kimwe pe, ariko hagati aho ngaho nari nkomeje mvuga ati kuba wapfukamira ukanterera ivi si uko ngo fiyansaye yawe, ariko mbere yo kujya kuyintera pe jya ubanza umenye Dodo ari wenyine, nta wundi muntu wundi bari kumwe. Yego ushobora kuba nahita nkubwira nabi ngushitinga toka don't touch me, ibintu byinshi cyane urumva, ariko ku mutima ari uko ntakwanze, ntabwo ari uko mfite undi. Yego ushobora kuba warayimuhaye
yego akagushwishuriza akakwamagana inyuma akanakubwira nabi sinzi ariko burya umuntu ntago abagabo dukunda bitandukanye ushobora kubona ngukunda na runaka mukunda ariko ngo ubushobozi mbana mufitiye nkaba nakugira nkaba nayakira ariko mu gihe nzi ko mfite ubushobozi bwo kwakira umufasha umwe cyangwa umukobwa umwe mu mutima wanjye ariyo mpamvu ngomba kuba nakureka ariko nimba nzi ko mfite ubwo bushobozi bwo kwakira amfiyansaye zirenga 500 ku mutima wanjye ziyatega ukuboko y'inyanya yego so ikindi hari ukuntu nyine umuntu uwo ari wese ubona yambaye burya impeta ntabwo ari uko baba barayimwambitse hari igihe aba ari kugira ngo yishimishe nawe gutya no kwishimisha nanjye gusa no kwishimisha murabibona okay Delphine nzayikwambika ahubwo nyine umuntu uri tayari cyo mu gikara mbwire ace muri comment ndamukubita ndaba nashyizemo nimero zawe muri description. Okay Delphine, rero inkuru yawe y'urukundo ni iki wifuza muri wowe? Nifuza mu by'amategeko, mu by'urukundo bisanzwe nk'ikibazo wahuye nacyo ni igiki ubona cyakosorwa mu nkundo z'urubyiruko. Ese ubundi Delphine, ni ukubera iki muri iyi minsi abasore benshi cyane turimo turapfa? abantu bari gupfa nyine bari gupfa kubera urukundo, kuko uko uretse kubeshya kuko nkawe uri kubyumva nanjye ntagira umuntu mba hafi gatoya. Tekereza ko nanjye natekereje kujya kwa Makuza ariko nkaba ntari impazi. Ubwenge ntabwo wabugize. Nuko ntari impazi. Ariko warubufite. Nari mbufite. Ko ntabwo umuntu yaguhemukira muri mu rukundo ubashe kubyakira. Ntabwo ari abantu bose babyakira. Kandi ikindi njye na n'ubu ndabivuga ndabisubiramo, icyo numva nakwifuza nuko batora itegeko ry'abantu bakundana bamwe ntibagumye guhohoterwa mu rukundo. Mbese Delphine, ko ahanini cyane urimo urasanga mwebwe bakobwa ari mwe murimo murarenganya abasore. Mfite ingero nyinshi cyane banyarwanda, murabizi hari inkuru z'abantu maze iminsi nkora, harimo n'iz'abasore harimo n'abagabo. Mfite ibimenyetso birenga 3 by'uko kuri iki gihe turimo abakobwa niwe ari guhemukira abasore. Mbese Delphine, ubona ari iyihe mpamvu mwebwe abakobwa murimo murahemukira abasore cyane? None se abasore ntabwo baduhemukira? Mu mateka yanjye mu myaka mfite nta musore ndumva wahemukiye umukobwa, niyo binabaye biba kubera ko ari umukobwa. Hari inkuru wari wumva ku itangazamakuru bavuga ngo uyu musore yahemukiye umukobwa, ahubwo baravuga ngo uyu mukobwa yahemukiye uyu musore. Abo jiriba uzi ko umuhungu aguhemukira ku mugani wawe mugakundana nk'imyaka 5. Mu mwaka wa 5 urugero nakuriye nyine muri ADPR nkabura muri ibyo uri umwana wo kwa Padiri cyangwa umwana wo kwa Pasiteri, ugakurira muri ibyo ya myaka 5 umuhungu arimo aragushitinga bisanzwe mukaba inshuti mugakomeza. Fata imyaka 5 ukundana n'umuntu icyo gihe wenda mugahura rimwe mugakora cyo bita nyine wagwane n'iriya gahunda akaguterera. Kuki kwihakana muri iyo myaka 5 yose? Kuki abatarakuretse mbere? Abahungu barahari kandi icyo gihe we mukobwa kubera gukunda umuntu ukurira mu mwari kumwe na Delphine Ingabire. Kandi ndabwira abaturarwanda mwese, mu gihe rwose ntarabona ukuramo iyi ngene yanditse ariko tiye ko mureba ngaho ushaka kuyimukuramo iye ngayishyiremo, ntabwo nzayikuramo ntarabona umusore ufite ubwenge. Ikibazo si kimwe, ikibazo urumva ufite ikibazo kimwe cyangwa n'ibibazo byinshi. Abasore barahari bashobora kuba bazi bakanakwambika n'ibirenze ibingibi, sibyo? Ahubwo mwebwe murananizanya.
mufite gupfobya umuntu kandi ibintu byo gupfobya hano twarabiciye mu Rwanda. Okay, banyarwanda banyarwandakazi, ni ahadodosi naho ku cyumweru ikiganiro ntakatabuza. Gusa abanyarwanda icyo mbasabye, mujye kuri YouTube Delphine Official mukandi subscribe, mujye kuri TikTok Dodosi Kigali Rwanda, muhime live nakora live mugaragarize mumwereke urukundo. Nimugera kuri Gilbert TV ho ni kahandi nibisanzwe, mukomeza musharinga video zanjye. Yari Gilbert TV nkuko mbakunda mwese.